Umva aka kantu ese waba warigeze byibuze utekereza inshuro imwe kuba yakoresha telefone na interineti yawe ibintu bigira akamaro ku buzima bwawe? Byibuze bigerageze nonaha usure website ya jbforexonline.com. Nizere ko mumeze neza cyane. Mwe mutunze telefone n'amalaptop mbazani ubutumwa bwiza bubafasha mu kuba byabaha umusaruro. Uti bimeze bite rero? Nkuko mubibona rero muri laptop yanjye ndi gukora ibijyanye na online forex trading. Ikiza kibi rero ushobora kubikora bibereye mu kazi cyangwa ugahitamo kubikora byonyine ubundi ukibonera amafaranga. Abenshi barabyibaza batse byakunda, birakunda neza cyane. Hari ikintu ngiye kugusaba kubera yuko kugira ngo ukore ibi bintu bya online forex trading no kuba ubifiteho ubumenyi. Kubigiraho ubumenyi bituma ubikora neza cyane. Muzaniye website iza gutuma ubona amakuru yose ukabigiraho ubumenyi bikagufasha kubikora neza. Uti website ni yiherero ni gbforexonline.com 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 www.gbforexonline.com gbforexonline gbforexonline.com gbforexonline. Hello muraho neza, this is JB Forex Online. Nkuko bisanzwe muri Did You Know, uyu munsi tugiye kuvuga ku mu broker tutagiye dufata umwanya munini usanga gutanga services ze mu Rwanda. Ni mu broker witwa Templar. Akaba ari mu ba broker benshi abanyarwanda bagenda bakoresha ariko batamusobanukiweho. So rero hari abantu bagiye bamutubazaho byinshi, batubaza ibijyanye n'imikorere yiwe, ari byo tugiye kuvugaho ubu none ahangaha. Ndetse udashaka kuza gutindaho. Cyambere Templar ni umubroka mukuru ufite experience y'imyaka myinshi, ndetse akaba ari n'umwe mu bantu babaye abambere mu gufata isoko rya forex trading mu Rwanda. Ariko mu by'ukuri kubera ko tugiye kumuvugaho tukaba twavuga ko ari umubroka mwiza mu gihe ura trading capital ntoya. Capital ntoya tuvuze capital ntoya ku bantu benshi abari capital iri munsi $1,000, 500, magana ngahe, kuba wamukoresha nta kibazo kirimo. Ariko mu gihe ufite capital nini tukugira inama yo kuba wakoresha undi mu broker ufite security cyangwa se measures za security ziri hejuru yiza Templar, kubera ko Templar ni umubroker woroshya ibintu. Bivuze ngo na account yiwe umutekano nyine ntabwo uburinzwe neza ugenekereje n'abandi ba broker bari international. Urugero kuvanga abandi ba broker basaba proof of address na proof of identification, babisaba ari ibyangombwa bibiri. Ariko kuri Templar iyo ufite irangamuntu yonyine kuba wafungura account biba bishoboka ukaba watangira gutradinga. Ntago bajya bagira ibintu byo kumenya know your customer ku rwego ruri hejuru, ibyo biba bihagije. So rero ikintu gihari kuri Templar uretse ubwo buryo bashyizeho bwo kuba wa verify ugatangira trading byoroshye, bungu bafite na method nziza zo kuba wa trading ama synthetic. Izo zari produits zagirwaga n'umu broker bita Delive. Kuri Templar nabo bungu basigaye bagira ama synthetic ku bantu bashaka gutradinga muri weekend. Ushobora gufungura account kuri Templar ukayitradinga synthetics. Ku bantu batazizi, ndumva ari video twazikozeho. Ni product zishyirirwaho no mu broker ku giti cyiwe, ntabwo zigiraho zihurira na global financial market. Kuvuga ngo ni produit broker ashyiraho akajya controller isoko ku bijyanye na supply zone na demand zone, byose akaba ari we ubimanaginga. Ikindi kintu navuga kuri Templar ni uko ubundi mu minsi yashize yakoreshaga MT4 gusa, ubu ngubu ku ma account yabo bagira niyitwa MT5, nayo ubu ngubu basigaye bayikoresha. So ikintu rero nje hano kugira ngo mvugeho cyane ni ku bantu bafite ama account ya Templar ariko mu gihe runaka bakaba bashobora kwisanga zavuyeho mu gihe bataverifyinze contact zabo bakoresheje uburyo bwo kohereza message. Kubanga ibyo ni ibintu ushobora gukora cyangwa se upline wawe akabigukorera. Ni ukuvuga ngo hari abantu bazabona notification
mu gihe bagiye kuri contact zabo n'abatarabibona abantu bo niba uzi ko mu kuverifyinga imyirondoro yawe kuri Templar utigeze ukoresha uburyo bwo kohereza imibare baguhereza mu kuverifyinga ukayohereza kuri nimero yo mu Bwongereza Templar iguhereza muri iyo verification, uzabona message ivuga ngo no verified cell phone number on file, please add and verify number cyangwa se verify one. Ibi ngibi no kuvuga ngo igihe bizaba byakozwe ntabwo uzaba wemerewe gukora withdraw ya fund ufiteho na deposit, byose bizahita bihagarara mu gihe uzaba uhuye n'ikibazo kimeze gutya. Rero kugira ngo wirinde ikibazo nk'iki ngiki ushobora kubwira upline wawe akagufasha mu bijyanye no kuverifyinga account yawe, waba utamufite ukatwandikira tukagucekingira account yawe kugira ngo itazahura n'ikibazo kimeze gutyo. So rero no kuvuga ngo mu magambo make ya Templar no mu broker ukora ndetse ufite n'igihe maze igihe kinini mu Rwanda, ariko mwiza ku bantu batradinga fund nkeya. Tazayo trading ibihumbi 10 by'idolari ngo ujye kuri Templar rwose ntekereza ko amafaranga yawe waba uri kuyashyira muri risk. Ikindi kintu nabavugaho nuko bazanye ama synthetique ubungu bakaba baraprogradinze bakazana na MT5. So rero mu magambo make cyangwa se ubutumwa mwari mugenewe no gucekinga account yanyu ya Templar ukamenya niba waraverifyinze utohereje message kuri Templar, account yawe ukayiverifyinga muri ubwo buryo. Ubwo nizimaze igihe kinini kuko ndumva ibi bimaze nk'amezi 7 cyangwa 6 gusa. Kuvuga ngo account yawe ishobora kuzahura n'ikibazo cyo gustakinga mu gihe utazi niba waraverifyinze cyangwa se utarigeze ubona iyo email kuri Templar ibigusaba cyangwa se ukaba utazi no kubireba. Biroroshye cyane, ushobora kubwira umu upline wawe akakurebera cyangwa se ukatwandikira tukakurebera account yawe kwiri sawa, kugira ngo utazigera wakira message nk'iyi ngiyi kugira ngo no verified cell phone number on file, please add and verify one. Ibi ngibi ntago bibwirwa n'umuntu utari ufite account. Ushobora kuba ufite $1,000 cyangwa $500 cyangwa ngahe ukayakubona ukabona barayifunze muri ubu buryo. So mu gihe ufite ikibazo nk'icyo ngicyo rero cyangwa ukeneye kumenya niba account yawe iri secure, ushobora kutwandikira kuri nimero zacu zisanzwe za GB Forex Online tukabafasha. So mu gihe ushaka cyangwa se mu gihe ukeneye umutekano wisumbuye kuri account yawe na account iri secure kurenza iyi Templar cyangwa se yizewe dukoresha, no kuvuga ngo hariho iyo ubungubu turi gukoresha yitwa HFM, niyo yihariye mu bintu byose, cyane ko gukora deposit na withdraw byo biri automatic. Mu gihe kuri Templar niba ugiye kubitsa no kubikuza, no kuvuga ngo bigusaba gufata amafaranga yawe koherereza umuntu runaka, nkuko baguha nimero y'umuntu utazi ngo na Alphonse ngo hereza amafaranga. No kuvuga ngo niko Templar yo ikora, ntago igira uburyo bwo gukora deposit cyangwa withdraw biri automatic. Niba unabikuje ujya kubona ukabona nimero runaka y'umuntu ikoherereje amafaranga. So ibyo bintu rero bishobora gutuma abantu benshi bagira dute ku bijyanye n'umutekano w'amafaranga yabo. Ese nyohereje nkayayobya, ese mbikuje uwo babwiye ngo yanyoherereze ntayanyoherereze. So ibyo rero kuri HFM nibyo bitabaho. So rero ushaka gukoresha HFM dushyiraho dupiningaho link muri description ukaba wayikoresha. Nawe uramutse wumvishe kuba wakomeza gukorana na Templar nta kintu bigutwaye, mu gihe utagiraho fund nta kibazo, ushobora kureba yuko number yawe yabaye verified kugira ngo account yawe itazafungwa ugakomeza ukayikoresha. So kuba shaka gukoresha HFM rero ushobora kutwandikira kuri WhatsApp tukabafasha cyangwa bakareba kuri link iri muri description. Bibutse ko HFM umungu we yashyizeho n'ama account ya crypto yihariye kuri crypto byonyine. Murakoze cyane. Mbere yo gusoza sinabura kubanza kurangira social media zacu kugira ngo ube wadukurikirana ujye umenya amakuru agiye arambuye cyangwa se ajyanye n'ibyo tugenda tuvugaho, by'umwihariko ku bijyanye na global financial market. Social media zacu zose dukoresha JB Forex Online. Kumenya amakuru arambuye byisumbuyeho ushobora gusura website yacu ariyo jbforexonline.com ukamenya byinshi birenzeho. Nka ibyo bidahagije cyangwa se by'akarusho, dufite group ya Telegram buri gihe tuyipininga muri description kugira ngo abantu bashaka gusobanuza cyangwa se kuganira ibyisumbuyeho
duhuriye muri group ya Telegram aho tuganira byimbaza nkusubize, wandika usubizwa, ikibazo udafite usobanuza. Mbibutsa kandi ko muri GB Forex Online ubu ngubu twabazaniye igisubizo ku bantu bagiraga ikibazo cyo kwiga bitewe n'amasaha cyangwa se bitewe n'aho baherereye, dufite GMT itandukanye cyangwa se bitewe n'igihe bavira mu kazi. Ubu muri GB Forex Online dushobora kugukurikirana igihe cyose weho wabonera umwanya wo kwiga. Ubu ni weho tubwira igihe cyo kwiga, yaba mu gitondo, yaba nimugoroba saa 10 uvuye mu kazi, saa 11, saa 12, saa 2 z'ijoro, yewe na saa 5 z'ijoro, saa 7 z'ijoro. Ubwo ndi kuvuga ku bantu bo hanze muri za Canada, muri za Belgique, usanga dufite amasaha kuri GMT atandukanye. Ibyo bintu ntibyongere kubabera imbogamizi, twarabikemuye. Ubu ngubu mu gihe ufite ubushake n'ubushobozi bwo kwiga muri JB Forex Online, turagukurikirana igihe cyose weho ubonera umwanya. Get rich or die trying.